Ndabasuhuje cyane mwe bakunzi ba chano yacu cyane rwa cyangwa se cyane Rwanda. Uyu munsi twagarutse tugiye kujya tubahugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'ibindi bintu byose bijyanye na tekinoloji. Tuje kubereka ukuntu ah, tuje kubereka ukuntu wadekarara ukoresheje irembo, ukadekarara gukorera provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo rukorerwa kuri mudasobwa. Ubwo ni ukuvuga ngo uzakorera kuri mashini. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka gukorera kuri mashini ngiye kumwereka uburyo dutangira wadekarara provisoire yawe cyangwa se urwo ruhushya ukaruhabwa, ndetse tunayikore paka tugiye gufata paka kode bayiduhaye. Ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gukora, urafungura browser yawe, ni window ugafungura browser yawe, yaba Google yaba Internet Explorer yaba izindi, ugasacinga irembo. Numara gusacinga irembo urakirika kuri ya link ya mbere ikujyana ku rubuga rw'irembo. Wakoresha telefone, wakoresha mashini, ni ukujya muri Google cyangwa Opera ugasacinga irembo. Iyo ugeze aha rero uramanuka ukajya ahanditse polisi, muri serivisi za polisi. Noneho ukajya kuri iriya yo hirya ihera yanditse ngo kwiyandikisha gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, ugakandaho. Uhita ukanda kuri kariya kazu kanditseho kwiyandikisha gukora biriya biriho, ubundi ukamanuka handitse kwiyandikisha gukora ikizami cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa. Hanyuma ugasabwa, urabona ko dosiye imara umunsi umwe, igiciro ni 5,000. Impamvu dosiye imara umunsi umwe, iyo ubisabye uyu munsi ukagaruka ubutaha nyuma utishyuye, usanga dosiye yarangiye. Urabona hano haje ushyiramo nimero y'irangamuntu yawe, nimero y'irangamuntu y'usaba. Nimero y'irangamuntu iyo umaze kuyishyiramo, bahita baguha option ebyiri zijyana iyo gushyiramo amatariki y'iyo ndangamuntu yavutseho, uwo muntu w'iyo ndangamuntu yavutseho, cyangwa gushyiramo izina rye. Urahita ubibona. Urabona ko baduhaye amatariki ariko mbikuyemo kugira ngo bampe gushyiramo amazina. Ni ukuvuga ngo ushaka wahita uyishyiramo iyo tariki, gusa ko bingora gushyiramo amatariki, usibaho nk'imibare nk'ibiri ukongera ukayandika, bahita banzanira ngo ushyiramo izina. Ushyiramo izina rimwe gusa, ubundi ukande kuri ndemeye ugenzure. Kugenzura ni ukwemeza. Hanyuma baguhaye amakuru y'usaba, ni izina ry'usaba na nimero y'irangamuntu. Hasi ibijyanye no kwiyandikisha, ururimi ikizami gikorerwamo, ndashyiramo Ikinyarwanda. Akarere ndashyiramo akarere nshaka gukoreramo, ubwo ndamanuka ni Kicukiro. Ubundi njye guhitamo site. Hariya hambere rero hitamo hakurikije itariki, uhitamo itariki ushaka gukoreramo, igihe ni isaha ushaka gukoreramo. Urabona ko ni hagati y'amasaha runaka n'andi. Aho ikizami kizabera ni ahantu, ubwo ni Busanza muri Kicukiro. Noneho hasi ni amatariki, aba ari amatariki menshi wahitamo. Ushaka wahitamo, aba ari amatariki menshi, uramanuka ukareba hari 5 z'ukwa kabiri. Ariko njye noneho ndashaka itariki nkwanze hariya ngo ku matariki, ndashaka itariki runaka. Nawe ushobora guhita uhitamo iziri aha, cyangwa se ukazahitamo ugendeye kuko ubyumva. Njye ndahisemo itariki 27 z'ukwa kabiri 2026. Hanyuma mpitemo isaha ya saa 7 yo kuhagera. Ubwo hageze nka saa 7, ikizami gitangira saa 8 n'igice. Ubwo murashaka wahagera saa 8. Ariko urabona ko amasaha bahari, uhitamo isaha ushaka. Bahariya hirya hari imyanya, baba bakwereka imyanya isigayemo. Iyo urangije kuyihitamo rero imyanya isigayemo, iyo urangije guhitamo bakwereka imyanya isigayemo, then ukajya handitse ibikurikira. Iyo hano handitse ibikurikira, uhita usanga ahantu tikingi, ugashyiramo nimero ya telefoni na email. Nimero ya telefoni uyisatingamo hariya, na email bahita bakwereka wishyira. Ushaka washyiramo telefoni gusa cyangwa email gusa, ibyo nta kibazo. Icyo watikinze nicyo ushyiramo. Iyo bitikinze byombi ubishyiramo icyarimwe. Hejuru bakwereka umwirondoro usaba serivisi n'ibijyanye n'ikizami, ubwo naho kizabera n'amasaha n'itariki. Hanyuma hejuru ni rimwe dosiye isaba, twabyujuje incamake n'ibyo tugiye gushyiramo. Hanyuma hirya kuri 3 ni ukwishyura, bigahita birangira. Then
urabona ko ndi gushyiramo nimero, ushyiramo nimero neza uko zimeze, hanyuma ugashyiramo email yawe wakira kode kuri telefoni. Icyiza cyo kubishyiramo byombi, wakira kode kuri telefoni ukanakira kode nanone kuri email. Nibyo byiza bituma waramutse wabuze kode ushobora kuyisanga kuri email. Hanyuma urakanda ahantu handitse nemeje ko aya makuru natanze ahangaha ari ukuri kandi ajyanye n'igihe. Iyo urangije ibyo washyizemo nimero na email neza, ikiba gisigaye ni ukwemeza. Iyo urangije kwemeza uhita ujya ahantu handitse, iyo urangije kwemeza ubwo dosiye ya kabiri ya incamake irangiye. Ubwo icya nyuma gisigaye ni ukwishyura, ari nacyo cyoroshye cyane. Kwishyura ushobora kwishyura ukoresheje telefoni, wakishyura ukoresheje banki, ushobora no kwishyura ukoresheje ikarita nka PayPal cyangwa se Mastercard, biba biterwa n'uko ubishaka. Hariya hari ngo dosiye yawe isaba kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa yakoze neza. Ubwo hano ikiba gisigaye ni ukwishyura ukabona kode, umwanya uba wawufashe. Mwibutsa ko iyo umaze amasaha 8 utarishyura kode baguhaye cyangwa se dosiye yawe iteshwa agaciro, ukaba wasaba indi. Byiza ko wakishyura utarengeje amasaha 8. Iyo yarengeje dosiye yawe iteshwa agaciro. Hanyuma hariya ni ukwishyura, step ibisigaye ni ukwiga no kwitraininga, hanyuma ukazajya mu kizamini. Hari handitse ngo kwishyura, ubwo urakanda ugahita ujya kwishyura. Ikiguzi cya serivisi ni 5,000. Kode yo kwishyuriraho ngiri itangizwa n'886335, biriya byose. Kode ikigufasha ngiye kukikwereka. Iyo ukanze handitse ngo kwishyura, uhita ubona aka pop up kaje. Hari ishyizemo nimero za telefone ukemeza, bahita baguha aka message kuri phone kakubwira ngo ishyura 5,000, ugashyiramo password ugahita wishyura. Iriya kode rero iyo ukoresheje connection zikanga, iriya kode urayandika neza ugakanda *182*3*7 ukayishyiramo, uhita ubona n'ubundi ya message yo kwishyura 5,000 ku irembo, bigahita bikunda. Urabona ko hano ni mu gihe uri gukoresha MTN, ariko hakurya handitse ngo ni gute wifuza kwishyura. Ushobora gukoresha MTN, munsi ni Airtel Money, hasi ni ikarita ya banki, hasi ni amafaranga mu ntoki, majeti, hasi ni konti za banki. Urumva ukoresha ibintu byinshi. Irembo risigaye ryarabyoroheje, ushobora gukoresha ibintu byinshi. Mu gihe ubikanze nihita ubona ku ka message ko kwishyura, ushobora kujya handitse ngo hariya munsi handitse ngo ihangane ntabwo turakira ubwishyu bwawe. Niba utarishyura kandi 182*7*1 wemeze, uhita ubona dosiye yawe. Iyo birangije byose, birangiye kwishyura, ibintu byose bihita bivamo, ukakira message kuri telefoni yawe ivuga ko wishyuye neza. Ni ukuvuga ngo ubu ndi kubikorera kuri telefoni yanjye nishyura kugira ngo bihite bivamo, njye no kubereka kode kuri email ko yaje. Hari urabona ko ni Airtel, nayiberetse ikarita ya banki uyishyiramo, hariya ni banki. Izo arizo zose wakegera amashami ukabaha iriya kode bakakwishyurira. Amashami bari kuyakwereka ni BKC, ni Bank of Kigali, ni I&M Bank, ibintu byinshi. Hano wakoresha amakode ya banki n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma ndi kubikora kuri telefone yanjye kugira ngo mpite nkwereka, nkwibutsa ko hari serivisi nyinshi tuba dufite. Urabona ko bise bivamo birarangiye. Ushaka kugira ikindi utubaza kijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa izindi serivisi, tuzagenda tuzibaha, iza RDB, iz'irembo, iz'amazi. Urabona ngiye kuri email mise nakira notification ivuga ngo dore kode ngiriya, handitse nomero ya dosiye, kwiyandikisha Busanza 01 n'ibindi. Urabona ko kode ngiriya bahise bayinyereka. Ubwo nawe ushaka wakora subscribe ukabana natwe, muri comment icyo dusaba cyose tuzajya tukibaha. Kode ngiriya bayimpaye. Ciao ciao.